Mu mwaka w'ibihumbi 2019 leta y'u Rwanda yemeje politiki yo kugaburira abana ku ishuri, yaba abo mu mashuri abanza n'ayisumbuye, mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kwiga neza. Niyo mpamvu mu mwaka w'ibihumbi 2020 ingengo y'imari yo gushyira mu bikorwa iyi gahunda mu gihugu hose yongerewe. Kugira ngo iyi gahunda ishoboke, leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Uburezi yashyize imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo, by'umwihariko ibikoni bingana n'ibihumbi 2645 mu gihugu hose bizifashishwa gushyira mu bikorwa iyi gahunda. Kandi nanone binyuze mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic RP, hatangiye gukorwa Muvelo 5233 zizatangwa mu bigo by'amashuri 2645. Umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe imari n'abakozi muri Rwanda Polytechnic Nsabimana Aimable aravuga uko bakiriye uyu mushinga wo gukora Muvelo zizatangwa mu bigo by'amashuri naho ugeze. Leta ifite gahunda yo kugira ngo ifashe abana kurya ku ishuri, bikazabafasha mu kongera concentration, bakiga neza. Bamwe rimwe na rimwe bagiraga urugendo rurerure bajya kurya iwabo, cyangwa se rimwe na rimwe badafite ibiryo bihagije. None leta ikaba yarashyizeho uburyo bwo kugira ngo ifashe ababyeyi abana bazajya bajya ku ishuri. Leta yabonye ko hari ubushobozi Rwanda Polytechnic nk'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rishobora kugira mu gufasha mu gukora ibikorwa bijyanye na Muvelo. So baduha iki gikorwa rero kugira ngo dutangire dukore izo Muvelo, hanyuma umwaka w'amashuri utaha guhera mu kwa 9 zishobora kwifashishwa mu mashuri yose mu gihugu kugira ngo bafashe gutekera abana ku ishuri. Twahawe isoko ryo gukora Muvelo 5233. So izo Muvelo zizajya mu mashuri arenga 2645. So ayo mashuri buri shuri zabona Muvelo ebyiri. Irifite abanyeshuri barenze 1000 rizabona Muvelo ya litiro 500 n'iyindi ya 200. Irifite hasi y'igihumbi rizabona ya 200 n'iya 300. Izo Muvelo rero twagiye tuzibara dukurikije quantité z'ibiryo bashobora gutekera abana ku mashuri. Umuyobozi wa IPRC Kigali, Ingenieur Diogene Murindahabi, arashimira icyizere bahawe cyo gukora izi Muvelo, cyane cyane kuretse ikigambiriwe cyo kugaburira abana ku mashuri. Iki gikorwa cyagaragaje urwego amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro agezeho n'icyo yabasha gukora. Kugira ngo iki ni igitekerezo cyiza, kuko murazi yuko muri iki gihe n'ubundi harimo kubakwa ibyumba by'amashuri n'ubwiherero bwinshi, ibintu bitigeze binabaho kandi bikubaka mu gihe gitoya. Harimo n'uruhare rw'abantu bose, yaba ari abaturage, ababyeyi ndetse na leta, ibyo twita kubaka mu buryo budasanzwe. Ngira ngo ni no muri ubwo buryo n'ibi ngibi byo gutekereza uburyo abana barira ku ishuri, kugira ngo nabyo byongere ireme ry'uburezi, kuko bimaze kugaragara kuko nabyo birakenewe kugira ngo habyeho ireme ry'uburezi. Iki gikorwa rero cyo kugaburira abana ku ishuri nacyo cyari kirimo, kandi nanone tukarebera hamwe nk'abafatanya ibikorwa ba leta, by'umwihariko kuba binareba noneho n'uburezi, tukaba turi abantu mu burezi. Twumvaga rero ko natwe tugomba gutanga umusaruro cyangwa se uruhare rwacu. Ni muri urwo rwego byakozwe gutyo, dukora igenamigambi ryabyo dufatanyije n'izindi nzego, Minisiteri y'Uburezi, noneho natwe tukabikora, cyane cyane ko byari bimaze kugaragara yuko dufite ibikoresho byinshi. Leta yanashyizemo n'amafaranga kugira ngo bigurwe, ndetse nuko dufite n'ababishoboye, yaba ari abarimu ndetse n'abanyeshuri babyiga. Birumvikana rero ko dushyize hamwe, birumvikana ko dushobora kugera kuri ibyo ngibyo mu gihe gitoya, kandi tunakoresheje n'ubushobozi bukeya, kuko iyo urebye bimaze gukorwa, iyo biramuka bikozwe mu buryo busanzwe byashoboraga gutwara amafaranga menshi cyangwa ntibigerweho. Ariko kuba leta yaravuze ngo tubikore, tugakoresha ibikoresho leta yashyizemo n'ubushobozi, tugakoresha ubumenyi abarimu bafite ndetse n'abanyeshuri, birumvikana yuko tubabigezeho mu gihe cya vuba.
ariko nanone ikindi cyari kigambiwe gikomeye, murabizi kwigisha ubumenyi ngiro n'imyuga biba bisaba kugira ngo abantu ubigishe bakora ikintu. Ntabwo ari ukuvuga ngo urajya imbere ku kibaho wandike ngo ese ngo Muvelo bayikora gute ukabivuga mu magambo, ugomba kubyerekana ko wabikoze ukayerekana. Nabyo byabaye umwanya mwiza rero kugira ngo byibura n'abanyeshuri bajye biga ariko bigira ku kintu kigaragara. Bifite rero ikintu cyiza, yaba ari guteza ireme ry'uburezi ariko nanone no kugera kuri iyo gahunda yo kugira ngo abana b'u Rwanda barye, bityo n'ireme ry'uburezi yiyongere. Kandi turanashimira na leta ko yatanze n'uwo murongo wo kugira ngo abana bige neza barira ku ishuri. Iyi ngiyi akaba ari intangiriro, tukaba tuzakomeza n'ubundi kubikora kuko bimaze kugaragara ko twabishobora kandi bigakorwa mu gihe gitoya cyane. Twegereye abakozi bahagarariye ikorwa rya Muvelo bo mu bigo by'imyuga n'ubumenyingiro batubwira uburyo zikorwa. Ku gikorwa cya Muvelo, kugira ngo Muvelo iboneke dutangira kuri concept ya drawing. Aha niho umenya iyo drawing ukoze, weighted ya ibijyananye n'ibikoresho bizajyaho, ariko ufite image, the virtual item. Nicyo twakwita drawing, virtual item. Ni ikintu kiri soft washushanyije, ni concept ya manufacturing process. Ntabwo ushobora kujya muri manufacturing utarakora concept, utarakora drawing, ukore specification. Muri rusange nicyo iyi lab idufasha. Uburyo bikorwa nk'uruganda, ni chain. Nta muntu ukora ikindi umuntu akora. Uvuga ngo dufite cutting process irimo different units. Niba hari umuntu uri gukata amabati avamo outbody, ntahahuriye n'uri gukata amabati avamo amasafiriya, ariko bikubahiriza ibipimo kugira ngo nitujya muri assembling department ibyo bintu uzasanga bifite ishusho y'ikintu dukeneye kandi cyubahirije ubuziranenge ndetse na za mezire zisabwa. Niko ibyo biteguye, ni chain. Buri wese ahereza undi bikajya muri department ya assembling, ukabona image ya Muvelo yuzuye. Ubwo tukinjira muri department ya finishing na quality control, kureba uko ibintu bikozwe, dukosora ahari amakosa kandi tunarangiza akazi mu buryo bunoze. Ubwo iyo stage irangiye, dufite n'inshingano za delivery no kujyana ibyo bintu kuri field. Nabyo hari plan igomba gukorwa. Ibi bigiye mwaka karere, bigiye bimeze gutya, bigiye kwa aya mashuri, bigiye kuba installed. Nabyo dufite procedure na guidance tuzatanga ku batekinisiye bazaba bari kuri site kugira ngo ibyo bintu nibimara kuba installed bikoreshwe neza kandi ku buryo buri professional, kugira ngo tugere kwa akazi muri iki gihe gito gishoboka hakoreshejwe imbaraga z'abana b'Abanyarwanda. Nta munyamahanga twifashije. Nabo dufite bakora muri assembling process mu bijyananye na welding. Dufite umubare w'abagraduate, ariko tukagira n'umubare wa za VTC. Hari abantu bagiye biga sudire muri VTC Gacuriro n'ahandi hatandukanye. Abo bantu bose nibo baje muri iki gikorwa cya Muvelo bafite background ya TVET. Izi Muvelo zikozwe mu bikoresho bikomeye ndetse no mu buryo zirondereza ibicanwa, ndetse zikaba ari nziza ugereranije n'izari zisanzwe. No kuvuga ngo nk'igihe nahereze isafuriya twebwe dukora hano, navuga ko ari isafuriya izaba ifite uburambe tugereranyije n'izikorerwa hano hanze mu dukiriro hirya no hino. Ariko aha ngaha dufite umwihariko ko turi gukora mu mabati afite uburambe, amabati manini ndetse anakomeye. Ariko burya uburambe bw'isafuriya buterwa n'ibintu bibiri, hari uwayikoze ndetse no yitekeramo. No kuvuga ngo twebwe iyo turi gusudira twita cyane ku ndiba y'isafuriya, tukita ku rugara rwayo, kuko ibyo ngibyo nibyo bibanza kwangirika mbere na mbere. Zino Muvelo zikoze mu buryo zirimo icyo twita insulation, cyangwa se tuzubakira ku buryo zibasha kurondereza ibicanwa. Hari aho twagerageje kuzitanga mu zo turangije, ku buryo kugeza ubu ngubu bakoresha 1/3 cy'ibicanwa bari basanzwe bakoresha. Ni tekinoloji yihariye ijyanye na energy efficiency cyangwa kurondereza ibicanwa. Kwanga icyo baba bacanyemo cyose bakoresha 1/3 cy'ibyo bari basanzwe bakoresha. Natekaga mu masafuriya
abiri manini n'ayandi abiri matoya. Nakoreshaga iyo nabaga natetse impungure nakoreshaga hafi isiteri irenga hagati y'amasiteri abiri n'isiteri imwe zidasatuye. Ubwo nyuma y'aho mbashije kwakira kwa amasafuriya ejo nakoresheje imyase 4 n'udutsitsi nka 4. Uyu munsi ho ni umwasi umwe nabaye nk'aho ndi gukoranyamo ubundi bihita bishya. Ku bijyanye no kurengera ibidukikije izi safuriya zaza ari igisubizo kuko mbere twasaga naho turi gutsemba amashyamba tuyamarira mu ziko, ariko ubu ngubu no gutema igiti kimwe gikuze ukagicana hafi ukwezi mu gihe ubundi kimwe kitabashaga kubishiriza umunsi umwe. Nanone ku bijyanye n'umwotsi wo kwangiriza ikirere ibi ntabwo bitanga umwotsi mwinshi ngo nanjye ubwanjye nahungabana cyane ko aho nkorera nta mwotsi uhagera, ariko umwotsi ufite aho werekezwa ugaca hejuru uba ari mukeya ugereranyije n'aho nateka. Izi saha wasangaga ndi kurira amaso yatukuye ku buryo rimwe na rimwe nanjye ubwanjye nagiraga ikibazo nkabona nzarwara igituntu nta n'itabi, ariko ubu rwose nashimira abazikoze, nshimira n'Imana ko yakomeza kubafasha bagakora ibindi byinshi birushijeho. Izi Muvelo kuva mu ntangiriro kugeza zirangiye ziri gukorwa n'abanyeshuri ndetse n'abarimu bo mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Iragire Valerie ni umwe mu banyeshuri bari gukora izi Muvelo, akaba avuga ko iki gikorwa kiri kumufasha kwimenyereza neza ibyo yize ndetse kuri ubu akaba ari gukuramo n'inyungu. Hano makora ndi gushyiraho cover kuri body na feripla gasudira cyatugakata. Nago nyiri umunyeshuri ngo nangije kwiga muri IPRC Tumba. Kuba narize ibijyanye n'ubumenyi ngiro muri IPRC Tumba, ahanini icyo byamfashije ni ukuba nasha gukoresha amaboko yanjye nkagira icyo ngeraho. Nubwo ndi hano ndimo gufata experience ku bijyanye n'ibyo nize kandi ndanahembwa. By'ukuri kuba narize muri IPRC Tumba byamaye no kwigirira icyizere nk'umukobwa, numva ko nanjye nshoboye gukora nkasudira. Urugero rwiza mwandeberaho ko nanjye ndi umunyeshuri muri IPRC. Urabona twaje kuri tere nkanjye ndahakura ubumenyi bugezweho bugendanye n'igihe. Nyuma y'uko habonetse igisubizo cya Muvelo zo gufasha abanyeshuri gufatira ifunguro ku ishuri, Rwanda Polytechnic ivuga ko izi Muvelo nubwo zikozwe mu buryo bwo kurondereza ibicanwa, hari na gahunda yo kureba uko haboneka ibicanwa bidakomoka ku biti. Iki gikorwa yego ni igikorwa kinini cyiza kigiye gusubiza ku bibazo bimwe na bimwe twari dufite by'abana bata amashuri, abana bajyaga kurya saa sita iwabo bakagenda urugendo rurerure bakaba bagiye kugira amafunguro saa sita ku ishuri, ariko hariho n'iyindi teori ivuga ati aba bantu bazacana gute. Izi nkwi ni nyinshi cyane, amashuri arenga hafi 2600 agiye kujya cyana ku ishuri ahantu batacanaga. So eske hari ibindi biti koko birimo guterwa ku buryo bizagenda bisimbura ibingibi bagiye kujya bacana? Ariko nkatwe nka Rwanda Polytechnic turi muri gahunda yo kuvuga ngo eske twazakora iki nyuma yo gutanga izi Muvelo. Ikintu kizakurikiraho dushaka kureba ni uburyo bwo gutegura uburyo twajya ducanira aya mashuri, twashakaho uburyo aya mashuri azajya cyana akoresheje inkwi zabaye processed nka bya bita briquette. So ni isoko rinini ubwaryo n'amashuri ubwayo yaba hagije kugira ngo responding uramutse uteguye prototype yafasha gukora small industry, yakora briquette mu bikoresho byose by'imyanda binyanyagiye, akaba ari nabyo ariyo stage tugiye gukurikiza. Nk'uko bigarukwaho na gahunda ya guverinoma y'imyaka 7, aho 60% by'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bazajya biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro. Ibi bikazafasha kwihutisha iterambere rishingiye ku bumenyingiro no guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda. Mu bigaragara, gahunda yo kugaburira abanyeshuri yashyizwemo imbaraga zishoboka. Babyeyi namwe uruhare rwanyu rurakenewe kugira ngo abana bacu bakomeze kwiga neza kandi batekanye.